Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere neza. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ikomeze kubiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi henshi yagiye hatandukanye habonetse amakuru. Sano Empire iyabagezaho mu bambere. Ni kuri iyo mpamvu rero kuri uno munsi twanyarukiye muri showbiz nyarwanda tukabazanira itsinda rya Urban Boys, ariko amakuru akaba ari guturuka kuri Nizzo Kaboss ndetse na Humble Jizzo, ubu ngubu uri kubarizwa mu gihugu cy'imisozi igihumbi. Ubu ngubu rwose Humble Jizzo akaba yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse akaba yatangaje na byinshi cyane ku muziki nyarwanda, ndetse agaruka kuri mugenzi we nawe uri kubarizwa muri kino gihugu cy'u Rwanda, Safi Madiba, wahoze mu itsinda rya Urban Boys ariko ubu ngubu akaba ari gukora kariyeri solo. Ku kibuga cy'indege rero akihagera nibwo yatangaje ibintu byinshi kuri aba basore bagera muri batatu, dore yuko umugenzi we nawe yaje kumwakira ku kibuga cy'indege bagakora ikiganiro, bitewe nuko n'itangazamakuru ryari ryahageze, nkaho muri kubona iyi mikoro ya 3D nayo yari ihari, ndetse n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye bikomeye bya hano mu Rwanda. Uyu Humble Jizzo rero ntabwo yaherukaga mu Rwanda, ndetse akaba ari mu mpamvu zo kuba bakomeza kuzamura itsinda, ndetse akaba naje mu buryo bwo kuba barebera hamwe inyungu za Urban Boys mu rwego rwo kuba bakomeza kuba wenda bayizanzahura, cyangwa se bakaba bakomeza kureba buryo ki yakongera ikagaruka mu buryo buzima, cyangwa se mu buryo yari isanzwe ikora mu buryo bw'umuziki ari batatu, nk'uko uyu Humble Jizzo yakomeje kugenda bigaragaza. Ariko igihari nuko ari bikiri mu biganiro, ndetse binashoboka yuko itsinda ryagaruka ari batatu, cyangwa se bagakomeza n'ubundi nk'uko basanzwe bari ari babiri, kuko itsinda rya Urban Boys riracyahari ariko rigizwe n'abagabo babiri, aribo Humble Jizzo ndetse na Nizzo Kaboss. Ibyo yavuze rero, yavuze ati birashoboka yuko Safi Madiba yakomeza kariyeri yiwe nk'uko yabihisemo, ariko biranashoboka yuko ashobora kuba yakongera akagaruka, dore ko n'ayandi groupe amwe n'amwe yagiye acikamo ibice akongera akihuza akongera agakora. Ndetse icyo yavuze yuko n'ikimuzanye hano mu Rwanda ari igitaramo cy'uyu muvandimwe we, nk'uko yabigaragaje, The Ben, uteganya gukora igitaramo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2025, akazaba ari nacyo gitaramo cya mbere kizaba kibaye mu mwaka w'ibihumbi 2025. So ibyo bakomeje kugenda bagaragaje yuko imikorere yabo, aho umunyamakuru yamubajije ati se ko tubona indirimbo zawe wowe Humble Jizzo Nizzo atari gukora, ntago bishobora kuba byagaragara yuko ushobora kuba umuryamira? Undi nawe ati reka ntago ariko biri, nta kibazo kirimo, gusa icyo tuba duharanira n'ubundi aba ari inyungu z'itsinda. Ngayo nguko rero ibigiye gukurikiraho byose turagenda tubikora.